bareke basohoke basubire aho bari baturutse basohoka mu bahandi bashi rwose. Barakoze ariko abajyanama bitabiriye iki gikorwa, bategarugori ba Mutima w'Urugo mwiriwe, nagira ngo nanjye bifuriza umunsi mwiza, umunsi mpuzamahanga w'umugore. Kuri uyu munsi twahuriye hano muri aka karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, ndetse nanibutsa ko ari umunsi ngarukamwaka byakomojweho n'abambanjirije, cyane cyane ugamije no guha agaciro umugore n'ibikorwa umugore ageraho ndetse anatugezaho twese muri sosiyete nyarwanda, yubaka umuryango uhamye kandi utekanye. Honorable Minister, iyo twibuka uyu munsi kugira ngo igikuru cyane no gusubiza inyuma tukareba aho twavuye, tukanazirikana cyane agaciro umugore yasubijwe na Perezida wa Repubulika muri politike nziza ishyira umugore imbere. Murabyumvise ibyo bari bamaze kutubwira ko ibikorerwa byose umugore biba byubaka umuryango, ari ukwigisha umugore, ari ukumuteza imbere, byose biraha agaciro umuryango, kuko icyo turangaje imbere no kugira umuryango utekanye. Byagarutsweho twibukijwe insanganyamatsiko y'uyu munsi ko ari uguhanga udushya ndetse n'ikoranabuhanga biteza imbere uburinganire. Politiki ihari yo kwigisha abagore muri STEM, ariko noneho no kubateza imbere mu bikorwa bitandukanye by'ikoranabuhanga. Umuhuzabikorwa wa SENEF ku rwego rw'akarere yabivuze ati ibi bikorwa byose mubona hano n'ibindi bitaje hano uyu munsi bahize ku mwaka utaha tuzabikora mu ikoranabuhanga. Nagira ngo icyo kintu kigarukeho, nanabizeze natwe ubufasha urwego rw'umujyi, yaba ari mu mahugurwa, yaba ari no kubaherekeza kugira ngo uyu muhigo tuzafatanye tuwuhure umwaka utaha, tube dukora ibikorwa byose turi mu ikoranabuhanga kandi ntawe usigaye inyuma. Nagira ngo nanone nshime cyane uruhare rw'abafatanyabikorwa. Honorable Minister, ibi byose mubona harimo imbaraga z'abikorera, harimo imbaraga z'abanyamadini, abayoboye amadini n'amatorero, harimo imbaraga z'urwego rw'abagore mu byiciro bitandukanye, ariko hakabamo n'imbaraga rw'abagore ku giti cye. Izo mbaraga zose zishyizwe hamwe ntibimubona, ariko agira ngo ugaruke ku cyo bariya bana batwibukije. Aba bana ba Mutima w'Urugo muri hano muribuka ko aba bana babandikiye inzandiko. Aba bana bandikiye ababyeyi babo inzandiko babasaba kugira ngo ubafashe gukura neza, gukura bafite isuku, bakagira indyo nziza, bagataha mu muryango utekanye. Babandikira ibyifuzo byabo, abigarutseho hano, ntituzabatemberera. Bimwe muri byo ni uguhera no ku byo gahunda nziza leta yatugejejeho, tukagira uruhare rugaragara muri gahunda ya school feeding, y'igaburo ku ishuri, uruhare rw'umubyeyi ukazamo. Nta nubwo ruremereye kuko igice kinini leta yaragifashe. Ikindi ni ugukomeza gufatanya n'abafatanyabikorwa navuze kugira ngo uriya mwana biriya byifuzo bye akure neza. Honorable Minister, icyo turangaje imbere cyane mu biganiro dufitanye na Mutima w'Urugo, ariko si bo bonyine kuko ntabwo ari bagize umuryango gusa, ni ukugira ngo wa muryango utekanye nitwubakira ku migoroba y'umuryango byumvikane ko atari umuryango ugizwe n'umugore, umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana, ariko turumva ko uruhare rwa Mutima w'Urugo rwagaragara
turanabizera ko babigaragaje. Tunajya tukabasaba nanone kwigisha abana umuco wo gufatanya kuzuzanya, bakabihera bakiri bato no kubatoza gukora imirimo yose. Hari ibyo twagaragarijwe inyuma hariya muri bo minisiteri n'ibindi byinshi bidahari, ariko iyo twumvise buriya buhamya bw'umuntu ushobora kuva ku bucuruzi bwo mu muhanda cyangwa mu kajagari akagana bimwe mu bikorwa leta imufasha kwiteza imbere, akavamo umuntu w'inyangamugayo no mu mikorere, ibyo twishimira kandi tunashima cyane urwego rwa CNF muri turangaza imbere muri coordination y'ibyo bikozwe. Kwa Minisitiri bajya kwa muteraniye hano mu gusoza kugira ngo nongere nshime cyane ba mutima w'urugo, nanabizeze ibishoboka byose umujyi ndetse n'inzego zibagiye ku mujyi kugeza ku mudugudu ko tugomba gufatanya mu kurinda ihohoterwa rikorerwa umugore, ihohoterwa rikorerwa umwana w'umukobwa muto, bibutse ko imibare dufite Akarere ka Gasabo kari mu turere dufite abana b'abakobwa baterwa inda zitateganijwe, twibukiranya ko tutakagombye kuba dushyira imbaraga mu kunga imiryango yakoze ibyo, ahubwo dushyira imbaraga mu kugaragaza aho ibyo bibazo biri, turengera uriya mwana, ariko naho byabaye nta bindi icibwa, ahubwo tumufashe gusubira mu buzima yaba no mu ishuri. Nagira ngo nongere mbifurize umunsi mwiza, tunabashimira nyakubahwa Minisitiri ko mwashoboye kuboneka nk'imboni yacu mukaza kudufasha kwishimana n'abo mutima w'urugo umunsi mukuru, kugira ngo mbahe ikaze mu duhe ubutumwa n'amakuru mwatuteganyije uyu munsi. Murakoze mwese. Nyakubahwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali, abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye, abaturage b'akarere ka Gasabo by'umwihariko umurenge wa Gisozi, mwaramutse muraba. Ndagira ngo ntangire nifuriza abagore mwese uri hano umunsi mwiza, kugira ngo kandi mubwire ko nishimiye kuba nifatanyije namwe kuri uyu munsi. Naje hano kureba cyane cyane ibyo tumaze kugeraho, ariko tunareba imbere ibyo dukwiye kuba twageraho bindi, kandi nkababwira ko ibyo namaze kubona binyereka ko hari icyizere ko dufatanyije twagera kuri byinshi. Ubundi rero umunsi w'abagore wagiyeho mu buryo bwo kugira ngo uburenganzira bw'umugore butezwe imbere, kubera ko mu mateka y'isi umugore yagiye akandamizwa uburenganzira bwe, ndetse ugasanga nta ruhare afite, nta jambo afite, kandi nyamara afite uruhare rukomeye mu mibereho y'abantu, mu burere bw'abana no mu mibereho y'umuryango muri rusange. Ariko iryo kandamizwa ryuriyeho n'ibindi bijyanye no kubuza abagore uruhare rwabo mu iterambere. Ibyo rero bikaba ari ibintu birimo imyumvire itariyo, ariko kandi hakabamo n'igihombo gikomeye, kuko n'ubu mu Rwanda ibarura rusange barakurikiye imibare yavuyemo, twereka ko abanyarwanda bo tungana miliyoni 13 zirenga 51.5% ni abagore. Ibibazo rero igihugu nk'u Rwanda gufata abo bantu bangana batyo ukabihorera ukabashyira ku ruhande, ukavuga ko nta ruhare bakwiye kugera mu iterambere, ni uguhomba bikomeye.
ariko kandi igikomeye ni uburenganzira, kuko twese turi abantu, dufite ubushobozi, dufite ubwenge. Nta mpamvu rero ubundi bamwe bakwiye kugenera abandi. Twese tuba dukwiye kugira uburenganzira bungana, tukagira twese n'uruhare mu iterambere ry'ibihugu byacu. Ibi ni byiza ko mu Rwanda twabyumvise kare, kubera ko ibikorwa byose, uburenganzira, uruhare mu iterambere byose biri muri politiki igihugu kigenderaho, biri mu itegeko nshinga ryacu, biri no mu yandi mategeko, ndetse hakabaho na gahunda zihariye zijyanye no kubahiriza uburenganzira, kubuteza imbere, byaba mu buryo uburenganzira ku mutungo, uburenganzira ku kwiga n'ibindi. Ariko uruhare rw'umugore mu iterambere ry'igihugu yahawe agaciro. Ibi rero ni byiza, ni byo kwishimira mu gihugu cyacu, ariko biranasaba guhozaho. Ntawavuga ngo twagezeyo twararangije, bisaba guhozaho kandi tugahora dutekereza dufatanyije. Ntabwo ari abagabo batekereza uko bateza imbere abagore, ni abagabo n'abagore dufatanyije kugira ngo turebe twese uko twatwiteza imbere, duhereye ku miryango yacu, igihugu cyacu, n'aho tuba dutuye, imidugudu yacu, akagari n'ibindi. Ibyo tugomba kubifatanya, tugomba guhora twumva ko turi kumwe, dufatanyije byose, harimo no gutekereza igihugu cyacu no kugira icyerekezo kigananye. Mu Rwanda none twakwishimira ko kugira ngo ibyo twagezeho uyu munsi bishoboke, twahereye no guha abagore uruhare mu miyoborere y'igihugu. Tukaba tubafite mu nzego zose, kuva rwego rwa guverinoma, inteko ishinga amategeko, inzego z'ubutabera, inzego z'ibanze n'ahandi, kandi biracyakomeza. Ariko nanone bigiye kugira ngo birashoboke, byubakira mu bindi by'ibanze, n'uburenganzira bwo kujya mu ishuri. Mu myaka yashize kera, ababyeyi bajyaga bagera bafite abana babiri, umuhungu n'umukobwa, bakavuga ati wowe umukobwa ntabwo ukomeza amashuri, reka musaza wawe uri gukomeza, wowe uzagomba gukora imirimo yo mu rugo, ufashe ababyeyi imirimo yo mu rugo. Ibyo ngibyo nibyo yari intandaro yo kudindiza n'umugore mu kugira uruhare mu nzego zifata ibyemezo, ndetse no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Twishimira ko ibyo byacitse, ariko tugomba kubihozaho ijisho kugira ngo tutazavuga dusubira inyuma, cyangwa se kugira ngo tuzibwire ko twabigezeho, tunanirwe gukurikirana abagifite imyumvire ya kera. Ibyo mu kanya naje rero bijyanye n'imyumvire ishobora kutudindiza cyangwa ikaba yadusubiza inyuma. Twarabibonye rero, abagore barashoboye. Twabibonye aba bacururizaga mu mihanda, n'ubu nabyo babikoraga bagamije no guteza imbere cyangwa se gutunga imiryango yabo, ariko byaragaragaye ko bafatanyije n'ubuyobozi, imyumvire yarahindutse, kandi batangiye kubona ibisubizo ndetse no gutanga ibisubizo nk'uko twabibonye mu bikorwa bitandukanye batugaragarije igihe twatangiraga igikorwa cy'uyu munsi. Mu by'ukuri rero, ibibazo byo ku isi, mu gihugu cyacu, ibibazo bizahoraho, ariko ibisubizo biba bihari kandi bigerwaho iyo abayobozi bafatanyije n'abo bayobora, bagashyira hamwe bagatekereza. Ikibazo gishobora kuba kitabonye igisubizo uyu munsi, ariko iyo bakomeje bagatekereza hamwe, byanze bikunze igisubizo kiba kizaboneka, ndetse kaboneka n'igisubizo cyakemura ibibazo gusa, kuko abantu basigara bavuga bati ubundi iyo tubitangira na kera tuba twarageze muri byinshi. Urugero rero n'ibyo batugaragarije hariya, ko bacuruza mu mihanda,
barabona ubushobozi barabufite, abatari babufite, hari n'ibindi bize kuri bagenzi babo kandi barabimenya, urabona ibyo bakora birashimishije cyane kandi bifashije imiryango yabo. Hari ibibazo byagarutsweho mu bavuze mbere, nanjye nashaka kugarukaho. Navuze mu kanya ko mu bidindiza iterambere ry'umugore harimo ibijyanye n'amashuri. Mu ibarura rusange riheruka twabonye ko bose mu mashuri abanza abana bariga, ariko byagera mu mashuri yisumbuye nubwo bwose dufite gahunda zitandukanye zihamagarira abana bose kwiga nibura imyaka 12 uri ukuvuga amashuri abanza n'ayisumbuye, ariko iyo tugeze mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye imibare iramanuka. Twarabibonye ko bigaragara ko hafi 40% gusa ari bo bajya muri ayo mashuri yisumbuye, kandi nabo benshi muri bo bakanajyamo n'imyaka yararenze. Ariko icyo ni ikibazo gishobora kuzagenda gikemuka, ariko 40% y'abanyarwanda biga amashuri yisumbuye n'imbaraga dushyira mu kubaka amashuri buri mwaka, imibereho y'abarimu, kureba ibikoresho bitandukanye bikenerwa mu mashuri, ariko ugasanga tukiri kuri 40%, biratangaje. Icyo ni ikibazo rero tugomba guhagurukira, kandi ntabwo tugihagurukira mu rwego rw'umujyi wa Kigali, ntitugihagurukira muri Gasabo, tugomba kugihagurukira mu mudugudu wacu. Twagombye kuba tuzi abana bagombye kuba bari mu mashuri batayarimo kubera iki. Twagombye gukurikirana buri wese tukamenya ko uyu mwana yigaga, kandi tuba tuzi aho dutuye twese, nta miryango tuba tuziranye, tuba tuzi umuryango ufite abana batoya, tuba tuzi imibereho y'abaturanyi. Nta cyatubuza kumenya ko abana bo kwa kanaka batakijya ku ishuri, kuko tuba tubabona abandi bagiye ku ishuri. Icyo kibazo rero kugira ngo tugikemure, dukwiye gushyiraho ingamba zituma buri mwana wese tumumenya, tukamenya ko yagombye kuba ari mu ishuri cyangwa se ko yataye ishuri, tukavuganira n'abayobozi, abana bagasubira mu ishuri. Haba hari inzitizi runaka zituma umwana yaba yataye ishuri, akaba arizo tujya gukemura, ariko abana bose bakajya mu ishuri, bakagira uburenganzira bwo kurangiza nibura imyaka 12 mu mashuri. Hanyuma kandi ibi ngibi nabyo bifite aho bihuriye mu bwa burenganzira bw'abagore, bwa ruhare bw'abagore mu iterambere ry'igihugu. Iki kibazo kirashingiye ku mibare yagaragaye mu ibarura rusange, ntabwo bikwiye kuba raporo iza aho ngaho igakurikira izindi tugatambuka. Dukwiye kwicara ku rwego rw'ubuyobozi, mu murenge, mu karere, tukicara tukareba ngo iki kibazo twebwe iwacu giteye gite, turagikoraho iki, kandi ingamba kugira ngo zizashoboke zigere ku musaruro nuko tubabimanura tukabigeza mu mudugudu aho dutuye, tukamenya ngo abana dufite aha ngaha muri uyu mudugudu bakwiye kuba bari mu mashuri nabo nawe. Ibyo kizatuma tumenya ngo uyu nguyu tumaze iminsi tumubona aha ngaha ntakijya mu ishuri, umubyeyi we tukamubaza byagenze bite, hanyuma icyo kibazo kigakemuka. Iki rero ni ikibazo nibwira ko dukwiye guhagurukira twese mu nzego zitandukanye, kandi bikagenda n'imibare ifatika, ni bangahe, ni bande, bariye, bari kwande, hanyuma biga bati bararangije cyangwa barataye ishuri, tugomba kumenya. Ikindi kibazo cyagaragaye muri iriya barura rusange ni ikibazo kijyanye n'igwingira ry'abana. Minisitiri w'ubuzima yarabitubwiye ko kikiri ikibazo, imibare niyo yaba igabanuka ariko ntabwo igabanuka ku buryo bushimishije. Nk'uko yabisobanuye rero, buriya umwana warengeje imyaka 5 niba yaragaburiwe nabi munsi ataragera ku myaka 5, cyangwa se ubundi tukwiye no guhera kuri kuva
umubyeyi we amutwite, iyo iriya myaka yarenze kugira ngo uzakosore biriya by'igwingira biba bitagishoboka. Niyo mpamvu rero bariya bana bagomba kwitabwaho. Ni ikibazo cy'imigezi. Abana bahoze batwereka ibyo baduteguriye uyu munsi hariya byose badusubiramo babivuga ngo byose ibikwiye gukorwa. N'ubu twahagurutse aha ngaha twese yatubwira imirire myiza, ibitunga umubiri, izana imbaraga, byose turabivuga tukabirondora neza. Ariko rero kubishyira mu bikorwa mu kwita ifunguro ry'umwana ukiri muto ndetse no guhera umubyeyi utwite. Ntabwo ndi busubire mu nyigisho z'ibyo bakwiye kugaburirwa n'ibindi, ariko buriya namwe mwese turabizi mu miryango yacu hirya no hino ikibazo kiba mu mirire yacu turakizi. Ni ibijyanye n'intungamubiri zituruka ku biribwa bituruka ku matungo, ariko ahantu henshi hano mu gihugu ubajije bakubwira ngo icyo abana ni ubugari, ibishyimbo, inyanya, ibijumba, imyumbati, ariko ibyo byose ushobora no kubihuza, ufashe ibishyimbo ukabivanga n'ibigori, bitanga intungamubiri ziri mu kigero gihagije, ariko buriya kugira ngo umubiri uzabone izihagije wakoresheje ibyo ngibyo bisaba kurya byinshi kugira ngo uze ku kigero gikwiriye. Nyamara igi rimwe cyangwa se ibikabuti byoroheje, indagara, inyama se, ntabwo bikenera kuba ari byinshi kugira ngo bigire ka gaciro k'ibiribwa umubiri ukeneye. Ibyo tuvuga byose rero si ukuvuga ngo umwana wanjye ararya kabiri gatatu runaka. Ibyo arya birahari, mu kureba n'ibyo byarya n'ibyo arya ni ibihe, ni ibiki. Yewe ubwonga n'uko ntabwo nkeneye intungamubiri zingana n'iz'umwana mu gihugu, ariko mu miryango yacu nizere ko bitakibaho. Kera wasangaga banateguye amafunguro, ahubwo ibyo ngibyo birimo ibyo bikenewe ugasanga muri by'umutware w'urugo ni ibirangirira urugo kandi bakuze bashaje. Abana babatuma n'ibijumba n'ibishyimbo bazakura, bakura nabi bakagwingira kandi kubigosora bigasa n'ibidashoboka. Ibyo rero iyo tubivuga tugomba kubizirikana tukamenya muri ibi bikorwa buri munsi. Umwana wanjye ndamugaburira, ariko se areka kuki arya igi kangahe mu cyumweru, arya se mushyira indagara muri twa tushyimbo kugira ngo abashe kubirya n'ibindi, niba ari ibitoki, niba ari ibirayi, niba ari iki. Ibyo ngibyo ukabizirikana kuko umwana natabibona azagwingira, kandi igihe uzajya kubibonera wowe umuntu n'amaso bizaba byararangiye nta kintu gishobora gukiza. Ibi rero dufatanyije n'abajyanama b'ubuzima dukwiye kubishyira mu bikorwa, tukajya ku rwego rw'umuryango, abantu bafite abana batoya cyangwa bakiri mu kigero cyo kubyara, tukamenya ko ari ibintu bikorwa ku buryo bwa buri munsi, atari ugutegereza ngo umwana maze agira ibibazo ubibone n'amaso ujye kubikosora kuko igihe kizaba cyaraheze. Iyi mibare rero nayo tugomba kuyihagurukira tukayikosora, kandi tubikosora umubyeyi ugitwite, ntabwo tubikosora umwana yaramaze kugera mu gihe cyo kujya mu ishuri. Ata murabizi niba nyavuga, ariko kimwe mu byafasha gukemura ibibazo ko mu gihe gikwiye abana bakiri batoya mu mugore agitwite, atari igihe batangiye kujya mu ishuri bafite imyaka 6-7, igihe cyo kugosora kiba cyararangiye. Ikindi gishobora kugira uruhare muri kiriya kibazo cy'igwingira ni ikibazo cy'isuku nkeya, yaba isuku ku mubiri, yaba isuku mu gutegura ibyo biribwa, amazi abantu banywa, isuku mu bwiherero. Ibyo byose ni ibintu bifite akamaro cyane, kuko iyo bitariho
wa mwana ushobora kumugaburira ibyo navugaga, ariko niba afite inzoka yakuye muri uwo mwanda cyangwa muri izo myeru, n'ubundi uzabimuha ariko umubiri ntabwo uzabyakira ngo ukoreshe neza, kubera ko za nzoka afite mu nda zigatuma umubiri we ufata neza, wakira neza ibyo ukeneye muri ibyo biribwa wamuhaye. Rero navuze abajyanama b'ubuzima bakwiye no kuzirikana ko bene bariya abana batoya, nubwo bose mvuga ngo isuku ni ngombwa kandi bose bagiramo uruhare, ariko tuzi ko hari n'imyaka banyuramo bikaba birushije, aho umwana akorakora gatoya agashyira mu kanwa agakambakamba se akagira ati yabizi ko biba biruhije, umwana nta n'ubwo ushobora kumukarabya mu gihe akoze hasi cyangwa se kumenya igihe atoraguriye ikintu n'igihe gishyirira mu kanwa. Niyo mpamvu abana batoya kuriya hagomba kunyuramo igihe runaka, amezi angahe, bagahabwa n'imiti y'inzoka. Imiti y'inzoka ni imiti y'inzoka ikiza inzoka nyinshi abantu bahura nazo muri ibyo ngibyo by'imyanda ituruka ku byaba biribwa mu bintu cyangwa iki irahari. Ukamenya ngo umwana wanjye namuhaye umuti w'inzoka asize amezi 3 y'ikongera, kandi abajyanama b'ubuzima bashobora kugiramo uruhare, na minisitiri w'ubuzima twarabiganiriye, ariko ntabwo wagira umwana w'imyaka 3 cyangwa se munsi y'imyaka 5, umuri w'imyaka 5 nta muti w'inzoka wari wamuha cyangwa se utari wazi kumupimisha. Utekereze ko umugaburira neza, ushobora kugutumira umugaburira byose ndabyubahiriza, ariko ntabwo ukura neza, ugasanga ikibazo ari icyo. Ibi rero isuku ni ngombwa, ariko kubera ibyo namaze gusobanura by'uburyo abana baba bameze mu myaka runaka, biba bikenewe kuzirikanwa ko bahabwa imiti y'inzoka. Ibigo nderabuzima byacu biradufasha, abajyanama b'ubuzima ariyo abana by'umwihariko bari mu kiriya cyiciro bakajya bahabwa imiti y'inzoka mu buryo bw'ingarukagihe runaka, niba ari 6 n'ibyo abashinzwe iby'ubuvuzi bashobora kubitangamo inama kandi bigashoboka. Kimwe na cya kibazo rero cyo kwiga imyigire y'abana, iki kibazo cy'igwingira nacyo kimaze igihe mu gihugu cyacu, ariko nacyo ntabwo kizakemuka tutazi ikibera muri buri muryango, n'uburyo buri muryango wita kuri wa mugore utwite, n'uburyo bita kuri wa mwana uri munsi y'imyaka 5. Kuri ibyo byose ndavuga uyu mwana amata, uyu mwana anyuzamo akabona igi n'igihe yatangiye kurya, anyuzamo bakamuha ibintu birimo amafi, indagara cyangwa se inyama mu bihe bitandukanye, ariko nibuka ngo afite ibyangombwa umubiri we ukeneye kugira ngo ukure neza. Ntabwo rero nabyaye n'ibyo kugira ngo ubuzima nanone nk'uko bamujyana kumukingiza, ukwiye kumenya ngo igihe kigomba gushira igihe runaka, akaba yahabwa n'imiti y'inzoka kugira ngo bya bindi ugaburira bitazagenda bikumva gusa, kubera ko umubiri we utari uteguye mu buryo bwo kwakira neza, kubera ko hari ibyo biryo bindi biba biri mu mubiri we. Nagira ngo rero mu gusoza nongere shime ibyakozwe byagezweho, shime n'uburyo uyu munsi wateguwe, kandi nongere shime n'imaze kugerwaho n'abagore baturutse ibyo bamaze kwigezaho nyuma y'uko bafatanyije n'ubuyobozi bakava mu bucuruzi bwo mu muhanda. Biragaragara ko ibisubizo bihari kandi birashoboka, bafite ibitekerezo, bafite icyerekezo. Icyo tuba dukwiye kubaha ibyangombwa kugira ngo ibyo bakora bibashe gukorwa neza kandi bigirire akamaro, biteze n'igihugu imbere. Nabonye muri gahunda harimo igikorwa cyo kumera, sinzi niba baduvanyemo cyangwa niba bikiri, ariko igihe tugiye kujya muri nshaka ko nagenda tumaze kubyifatanyamo. Ariko hariya hari abagore nabonye bambaye ngo baradoda bakoresha imashini banyonga, kugira ngo
tuzabaha imashini ebyiri zikoresha amashanyarazi ibyo bakora nabyo birusheho kunoza ibyo ngibyo nabyo tuzabikora ndabashimiye rero mwakoze kuba mwiza mwakoze ko mutwemereye ko mugiye kudufasha igikorwa cyo kuremera abagore. Nyakubahwa Minisita, kuri uyu munsi twateguye kuremera mu byiciro avuga ko ari bitatu. Tugiye kuremera abagore twitaga ngo abazunguzayi, ariko uyu munsi bavuye mu muhanda bakaba bari mu masoko muri gahunda yo gufasha umuryango mu buryo bwo guteka vuba. Turaremera n'abandi babyeyi babiri ba Marayika Murinzi, turaremera kandi n'umusore umwe wafashe iya mbere muri gahunda yo gushyigikira ICT. Nagira ngo sabe abagiye kudufasha muri ibyo bikorwa, abadamu bavuye mu gasoko ka Ndera Gasogi, umwe wavuye Gasogi, undi wavuye Kacyiru, wavuye Gatsata, wavuye Kimironko, wavuye Zindiro, wavuye Remera, wavuye Bumbogo n'uwavuye Gisozi. Ntabwo twabahembera bose hamwe icyarimwe hano kugira ngo tubikore mu buryo bwihuse. Ndasaba kandi umusore wavuye Rusororo ICD, Marayika Murinzi wavuye Kimihurura n'uwavuye Gisozi, nabo bigire hino. Ndagira ngo sabe umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'akarere ka Gasabo adufashe ku bigendanye n'impamvu twahisemo guhemba aba bantu bavuye mu muhanda bose bagicuruza mu isoko batakizerera ibicuruzwa mu muhanda. Abo navuze bigire hano hino. Kandi turashimira cyane Nyakubahwa Minisita, izi gaze mubona ni gaze 198 ntabwo zatanzwe havuye mu mafaranga ya leta n'abafatanyabikorwa. Nagira ngo aka kanya mugize amashyi. Harimo Canal Plus yaduhaye bose gaze, dushimire TV1 umufatanyabikorwa, dushimire polisi y'igihugu, dushimire Réseau des Femmes, dushimire ASA Microfinance, Sako ya Gisozi, Romantique Garden aha twicaye, dushime PSF cyane cyane abagore b'abacuruzi bo muri Gisozi nabo badufashije cyane, dushime n'abandi bantu mu giti cyabo bagiye batanga izi gaze kugira ngo bafashe kuri uyu munsi. Nyakubahwa Minisita, ibi birimo kubera hano, izi gaze no mu yindi mirenge yose igize akarere ka Gasabo nabo barimo kuremera abagore kuri bijyanye na gaze. Murakoze cyane. Kwa Minisita, izi ni nka salutation ziri collective ku bantu tugiye kuremera. Dufite abantu bavuye mu buzunguzayi bakaba ibihumbi 5, ariko muri rusange abo ngaba impamvu tugiye kubaremera kugira ngo nabo babyumve nuko mwebwe bahoze bakorera mu muhanda kubera ibikorwa by'udashyikirwa mwerekanye, mukaba mutirigeze musiba n'umunsi na rimwe ugereranije n'abandi, mukaba n'inguzanyo bamwe mwahawe mugenda muzishyura neza, mukaba mwaragize n'uruhare kugira ngo bitume n'abandi bagira amatsiko yo kugira ngo baze bakaba baraje. Niyo mpamvu kuri uyu munsi akarere ka Gasabo kasanze yuko dukwiriye kubahemba mukatubera urugero, kuko turahemba abantu bakaba 380 ariko abagabo gusa baje bari perezida mu isoko. Nuko Minisita gusa muri Afurika nababwira nuko aba bantu batubereye intangarugero, kuko hariho abazaga bakongera bagasubirayo. Aba bagumyemo mu masoko bamaze kugumamo, tuhabaha inguzanyo bakishyura neza, baragera rero kuri 300 mu bagera kugira ngo kuri 800, ariko abandi bagiye baza ubundi bagasiba. Twasaba ko mwatandukanye kwa Minisita bakaba bahabwa kuri aya mashyiga. Ni ikimenyetso n'abandi bazayibona aho basigaye hose. Awak bisa jawab?
nawe nyakubahwa minisita bakwicaraho gakeya bagatanga. abayobozi bampaye uruhushya rwo kuba nagenda mu zindi mirimo kugira ngo nagenda mukibazaho icyo kintu namwe mu ruhushya mu bumwe abasezereho kandi bifuza kuza gusubiza kugira urugendo rwiza uruhushya barwahaye abaturage kuko mbere bashyiraho umurambi. Arakoze cyane nyakubahwa minisita, dusabe n'abandi bagiye kudufasha gutanga ibihembo. Nagira ngo musabe umuhuzabikorwa wa SECU mu karere ka Gasabo adufashe guhemba umudamu ucuruza mu gasoko ka Kacyiru. Waje hagarariye ingabo aze adufashe guhemba umudamu ucuruza mu gasoko ka Gatsata. Gatsata iri hino adufashe guhemba umudamu ucuruza mu isoko rya Kimironko. Fashe guhemba ucururiza mu gasoko ka Masizi Réseau de Femmes. Reka dukurikizeho TV1 Gasogi United muze mudufashe guhemba abavuye i Remera baturutse mu gasoko ka Remera nta kibazo. Réseau de Femmes irahemba n'abahemba bavuye mu izindiro. Gasogi United barakoze. Adusabe umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere aracyaherekeje umushyitsi nta kibazo. Kadusabe Apotre Mignone aze adufashe bavuye urusoro muri Sende. Warusoro ndabona ataragera hafi. Reka Apotre aduhembere umukecuru ugira impuhwe cyane waturutse Kimihurura ni Marayika Murinzi. Arera umwana yasanze bashyize ku muryango we aramwigisha aramukoze imyaka myinshi. Apotre arakoze cyane kuduhembera uyu mubyeyi. Twagira ngo dusabe waje ahagarariye Jafu adufashe aze aduhembere asa Microfinance. Jafu adufashe guhemba asa Microfinance. Honorable Karemera gire hino adufashe. Hari umubyeyi wa Gisozi Alexia, uyu mama gire hino amaze kwakira abana barenga 10. Nagira ngo bose mumere amashyi. Umwana watereranye mu murenge wa Gisozi ni ubanza kumwakira wa Gisozi bagira ngo tujye na Honorable Karemera gaze. Uyu ahetse mu wa 13 twamuhaye afite iminsi 2 y'umugaragaro ku muhanda, ariko arabakingiza akabajyana mu ishuri nyuma n'uko haboneka
kwakira kuri abayakoze igikorwa gikomeye. Yahembwe na Kimihurura, yahembwe na Kimihurura wa Kimihurura bagira ngo bahembye wahembwe na Apotre Mignone Muhegaze. Barangije guhemba waturutse Kimihurura ari hehe? Uwo Kimihurura asa microfinance nawe ufatanye bwabo. Kugira ngo rero igikorwa cyo guhemba twari twateganyije uyu munsi turagishoje. Aba baba mwajya mu byicaro duhagurutse mutima w'urugo ndi umugore ubereye u Rwanda sinzatesha agaciro uwakansubije. sinzatesha agaciro wadusubije agaciro ninde? wadusubije agaciro ninde? Intambwe intore zirusha intambwe Paul Kagame. umugongo warahetse Paul Kagame. mawe Karame, mawe Karame, mama we umugongo warahetse uragahoraho. mawe Karame, mama we, mawe Karame, shenge we. murakoze cyane usimurara arakoze. Hari ibikorwa rero inama y'igihugu y'abagabo rero muri aka kanya baze babwire ba mutima w'urugo bateraniye aha na basaza bacu bari aha kugira ngo bumve nabo uruhare rwa senefu mu iterambere ry'igihugu. Abana babivuze neza cyane ko umugore adahari so bitagerwaho ibyo bamaze iminsi barimo bakora, ariko n'ubundi imihigo iracyakomeje. Batambuka bihuta baza kutubwira ibyo turirimba twese duhimba batiza amashyi. Twibuka uyu muco
bagore bagenzi bacu na basaza bacu natwe twese muri rusange bimwe mu byo twakoze kuva igihe twizihizaga umunsi mpuzamahanga w'umugore ku rwego rw'akarere umwaka ushize kugeza uyu munsi. Ibi bikorwa tubikora dufatanyije n'akarere n'umujyi wa Kigali, twifuza yuko mwabaduhera amashyi. Inama y'igihugu y'abagore nk'urwego rwa leta kimwe n'izindi nzego zayo dukorera kwesa imihigo nk'uko igihugu cyacu cyabigize umuco. Uyu muco rero w'imihigo ufasha uburyo butandukanye kwihutisha ibikorwa by'iterambere, kubaka ubufatanye n'abafatanyabikorwa, abaturage, abikorera, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abandi. Nk'uko mwabibonye ibikorwa dukora tubikorana twese, twebwe tugira koordinasiyo. Kandi ikindi ni umuco wo kugaragaza ibyakozwe cyangwa kuba accountable, kugira ngo tuberetse ibyo tuzakora tukabereka ibyo twakoze. Ikindi kandi impamvu y'imihigo ni ukwimakaza umuco wo guharanira guhanga udushya two kurushanwa competition, kuko iyo hatari competition hari n'igihe gitera ubunebwe. Muri urwo rwego rero bamutima n'ubwo wo ku rwego rw'akarere ka Gasabo bibumbiye mu nama y'igihugu y'abagore SNF, bishimira ubufatanye bw'ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo, umujyi wa Kigali n'abandi bafatanyabikorwa b'akarere muri ibi byiza twagezeho. Ibi bikorwa rero byakozwe n'ubundi bishingiye ku nkingi eshatu za leta, arizo ubukungu, imiyoborere myiza n'ubutabera ndetse n'imiyoborere myiza. Ibi ni bike mu byo twashoboye kubagezaho. Ubwo tugiye kwinjira mu ikoranabuhanga kugira ngo buri wese akibone. Murakoze cyane. Imihigo yacu rero ubukungu, ibyo twakoze kwibandaho cyane ni ubukangurambaga muri gahunda yo kwizigamira no kugurizanya binyuze mu matsinda ndetse n'amakoperative yo gukorana n'ibigo by'imari, cyane cyane twibanda ku bagore, nk'uko ubushakashatsi bwagiye bugaragaza yuko abagore bakiri hasi gukorana n'ibigo by'imari. Ubwo bushakashatsi bwabaye, ubwo bukangurambaga bwabaye mu mirenge yose y'akarere ka Gasabo, kandi bwageze ku bantu 15,875. Hanyuma haje kuvamo amatsinda 2,435, atandatu muri yo aherutse kugabana $1,222,896. Byakozwe rero n'akarere SNF, akarere ka Gasabo ndetse n'imirenge, ariko cyane cyane abafatanyabikorwa twakoranye muri icyo gikorwa harimo JAPED, AED n'abandi nka Women for Women bakorera akarere ka Gasabo mu mirenge itandukanye, bagafasha abagore gukora ibyo bita savings, hanyuma bakazageza bakagaragaza ibyo basevinze ndetse bakagabanya. Twakoze kandi ubukangurambaga kuri gahunda yo kwizigamira muri ejo heza kugira ngo twihute. Twavuga yuko kuva icyo gihe kugeza nonaha abagore tumaze kubona twagize ubwo bukangurambaga bamaze kwizigamira $1,125,670. Icyo gikorwa twagifatanyijemo n'akarere ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Tugiye dukora rero n'amahugurwa ya komite za SNF ku rwego rw'akarere ndetse no ku mirenge. Ayo mahugurwa cyane ko ariyo bamwe muri twe bari bakimara kwinjira muri izi nzego, abaje bamaze kuguma muri ayo masoko bakagenda bazenguruka bakagejeje umutekano n'izindi nzego z'umutekano kandi bafitiye imiryango yabo akamaro.
tubane nabo mu cyaro gikomeye twe ubwacu abagore dushatsemo amafaranga ibikorwa twakoze ari na ibikorwa by'imyitegurira bidasanzwe bakoresha ubukangurambaga kuri gahunda zitandukanye za leta harimo ibiganiro kurwanya igwingira ry'abana kurwanya ubutishoni bw'abana kurwanya ihohoterwa cyane cyane ihohoterwa ry'abana b'abakobwa n'ibindi bikorwa twagiye dukora byibanda cyane cyane mu gusubiza agaciro umuryango umutekano n'abashoboye ikindi rero habayeho gushora kwizihiza iminsi mpuzamahanga y'abagore n'igihugu urebye mu miyoborere myiza twakoze cyane cyane ubukangurambaga mu miyoborere cyane cyane inzego za senefu zari zatowe cyane cyane kugira ngo zibashe kwishyura umushinga neza gushingira ku itegeko gushingira n'umushinga gukora inzego zitandukanye kureka igihugu ibigo bizaba ukwezi kwa gatanu bizaba raporo irambuye yerekana cyane ibyo twagezeho ndetse bazaba kugenzura inzego za senefu zigera mu nzego zitandukanye kuko turimo kwinjira mu giturage ariko impano ziratwarwa n'abandi baje umugore wa senefu wakorera inzego z'ubuyobozi bw'utugari ntabwo bagera mu buvuzi hirya twese bivuga yuko umugore ageze mu ikoranabuhanga agabasha kugira ikintu abagabo bakomeza bakoresha kandi bashimira cyane ko mwabitekerezaho kugira ngo abagore bari mu nzego babashe kugira ikoranabuhanga babashe gukangurira abandi kandi turabashimiye cyane umuti umwe agasara umwe bose bibashyigikiye cyane no muri kugeza Tumari ibikorwa by'ivugire na bimwe mu byasabye tuzabikora tugafatanya tugashaka ibisabwa. abagore bo mu Rwanda we ntawe uteze kuduhiga dufite Kagame Paul we ntawe uteze kuduhiga mubahe amashyi menshi cyane rwose murakoze cyane ba mutima w'urugo batwibukije imihigo ubwo natwe imihigo dufite mu muryango mwibuke ko tugomba kujya kuyesa kugira ngo mu kwezi kwa gatandatu bazasange ko ntabwo beza ari ba mutima w'urugo gusa bahera iwacu mu muryango ba mutima w'urugo bari hano abashyitsi bose batugendereye ubwo natwe batwibukije kujya kureba mu mihigo y'umuryango uko byifashe nyakubahwa umuyobozi w'umujyi musanze rwego rw'icyatsi abashyitsi turimo twumva imihigo ya ba mutima w'urugo bayigejeje muri aka kanya rero twagira ngo dutangirane cyangwa se dusozanye n'igitaramo cya ba mutima w'urugo tugiye mu busabane kuri uyu munsi tugomba kwishima kabyina ariko abari muri protokole nibadufashe kugira ngo aka kanya dutangire ubusabane
nagira ngo abari mu buhanga bw'ibyuma dutangira gusabana twamushyizeho akabyino keza rwose agasangira. amateka ni wenyine w'abantu ni umunyamumaro kandi ni umunyamugisha yabyaye Yesu kandi ni umunyamumaro niwe mutima w'urugo Imana iramwemera niwe mutima w'urugo umugore ni umunyamugisha niwe mutima w'urugo umugore ni umunyamugisha kubaha mu mahanga yose Imana irakubaha ibuka mu ngobyi ya Edeni umugore ntiyabaye maso Satana amubonamo icyanzu icyaha gikwira mu bantu ariko umukiza dutekereje wanyura mu giti n'umugore aducunguza amaraso dusubirana isura y'ubumana niwe mutima w'urugo umugore ni umunyamugisha niwe mutima w'urugo umugore ni umunyamugisha uri uw'igiciro uri uw'ingenzi mu maso y'Imana mu maso y'abantu uri umunyamumaro uri umunyamugisha mu mahanga yose Imana irakubaha mu mahanga yose Imana irakubaha uri uw'igiciro uri uw'ingenzi mu maso y'Imana mu maso y'abantu uri umunyamumaro uri umunyamugisha mu mahanga yose Imana irakubaha mu mahanga yose Imana irakubaha turashima Yesu ko yatugize abo kwizerwa ku ngoma ya Yesu twahawe agaciro ku ngoma ya Yesu ubu dufite ijambo
uwiteka ni we nyina w'abantu, ni umunyamumaro kandi ni umunyamugisha. Yabyaye Yesu kandi ni umunyamumaro, niwe mutima w'urugo Imana iramwemera. Niwe mutima w'urugo, umugore ni umunyamugisha. Niwe mutima w'urugo, umugore ni umunyamugisha. Uri uw'igiciro, uri uw'ingenzi mu maso y'Imana, mu maso y'abantu. Uri umunyamumaro, uri umunyamugisha. Mu mahanga yose Imana irakubaha, mu mahanga yose Imana irakubaha. Uri uw'igiciro, uri uw'ingenzi mu maso y'Imana, mu maso y'abantu. Uri umunyamumaro, uri umunyamugisha. Mu mahanga yose Imana irakubaha, mu mahanga yose Imana irakubaha. Ibuka mu ngobyi ya Edeni, umugore ntiyabaye maso. mu kigori tugakomeza kubyina mu kanya, ariko indirimbo y'amahoro, ariko turakomeza kubyina mu kanya ikigori kimaze kuhagera. Murakoze cyane. Mutima w'urugo, umugore ni umunyamugisha. Niwe mutima w'urugo, umugore ni umunyamugisha. Uri uw'igiciro, uri uw'ingenzi mu maso y'Imana. Manura cyangwa se twica n'inzara, nawe arimo gususurutsa kuri uyu munsi wacu. Dukomeze twishime kandi mukomeze mwicare mugubwe neza. Turakomeza mu kanya n'inama. nta kibazo usanze zirangiye nta kibazo. dukoresheje akazi.
murakoze cyane. Noneho wenda niba mushaka kubyina kurushaho DJ yazamuraho tukanyeganyega nta kibazo. Cyangwa tukongera mukanya. Mutima w'urugo umugore n'umunyamugisha, niwe mutima w'urugo umugore n'umunyamugisha. Uri uw'igiciro, uri uw'ingenzi mu maso y'Imana, mu maso y'abantu. Louisa. amateka ni wenyine w'abantu, ni umunyamumaro kandi ni umunyamugisha. Yabyaye Yesu kandi ni umunyamumaro, niwe mutima w'urugo Imana iramwemera. Niwe mutima w'urugo umugore ni umunyamugisha, niwe mutima w'urugo umugore ni umunyamugisha. Uri uw'igiciro, uri uw'ingenzi mu maso y'Imana, mu maso y'abantu. Uri umunyamumaro, uri umunyamugisha. Mu mahanga yose Imana irakubaha, mu mahanga yose Imana irakubaha. Uri uw'igiciro, uri uw'ingenzi mu maso y'Imana, mu maso y'abantu. Uri umunyamumaro, uri umunyamugisha. Mu mahanga yose Imana irakubaha, mu mahanga yose Imana irakubaha.
gikwira mu bantu ariko umukiza dutekereje wanyura mu giti n'umugore aducunguza amaraso dusubirana isura y'ubumana niwe mutima w'urugo umugore n'umunyamugisha niwe mutima w'urugo umugore n'umunyamugisha uri uw'igiciro uri uw'ingenzi mu maso y'Imana mu maso y'abantu uri umunyamumaro uri umunyamugisha mu mahanga yose Imana irakubaha mu mahanga yose Imana irakubaha uri uw'igiciro uri uw'ingenzi mu maso y'Imana mu maso y'abantu uri umunyamumaro uri umunyamugisha mu mahanga yose Imana irakubaha mu mahanga yose Imana irakubaha turashima Yesu ko yatugize abo kwizerwa ku ngoma ya Yesu twahawe agaciro ku ngoma ya Yesu ubu dufite ijambo kera ntitwemerwaga kera ntitwabarwaga twacecekeraga iteka mu materaniro yabera ariko ubu yatanze itegeko umwami w'amahoro w'abagore bamamaza ubutumwa bagende babe benshi mu mahanga yose umwami ahimbazwe abo yagiriye neza mumuramburire amaboko uri uw'igiciro uri uw'ingenzi mu maso y'Imana mu maso y'abantu uri umunyamumaro uri umunyamugisha mu mahanga yose Imana irakubaha mu mahanga yose Imana irakubaha uri uw'igiciro uri uw'ingenzi mu maso y'Imana mu maso y'abantu uri umunyamumaro uri umunyamugisha mu mahanga yose Imana irakubaha mu mahanga yose Imana irakubaha uri uw'igiciro uri uw'ingenzi mu maso y'Imana mu maso y'abantu uri umunyamumaro uri umunyamugisha mu mahanga yose Imana irakubaha mu mahanga yose Imana irakubaha uri uw'igiciro uri uw'ingenzi mu maso y'Imana mu maso y'abantu uri umunyamumaro uri umunyamugisha mu mahanga yose Imana irakubaha mu mahanga yose Imana irakubaha uri uw'igiciro uri uw'ingenzi mu maso y'Imana mu maso y'abantu uri umunyamumaro uri umunyamugisha mu mahanga yose Imana irakubaha mu mahanga yose Imana irakubaha umugore afite amateka ni wenyina w'abantu ni umunyamumaro kandi ni umunyamugisha yabyaye Yesu kandi ni umunyamumaro niwe mutima w'urugo Imana iramwemera niwe mutima w'urugo umugore n'umunyamugisha niwe mutima w'urugo umugore n'umunyamugisha uri uw'igiciro uri uw'ingenzi mu maso y'Imana mu maso y'abantu uri umunyamumaro uri umunyamugisha mu mahanga yose Imana irakubaha mu mahanga yose
mu ngobyi ya edeni umugore ntiyabaye maso satana amubonamo icyanzu icyaha gikwira mu bantu ariko umukiza dutekereje